Ngubu uburyo bwiza rero bunogeye buri wese uburyo yafata. Kuri wa wundi bigora gufata, ubu nibwo buryo bwonyine ushobora gufata kandi ikintu kikaguma mu mutwe. Yewe nibinakunanira ukoresheje uburyo uzanyandikire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Turi ku munsi wa gatatu rero wa project Mdogo Mdogo, aho turi kugenda dufata aya imwe ku munsi kuri babandi basomye cyangwa se bafashe umwanzuro wo gufata suratu Sajda ifite aya 30, kuri babandi bafashe umwanzuro wo gufata suratu Zukhrufi ifite aya 89. Ubu ngubu bageze kuri aya ya 9, naho kuri babandi bari gufata suratu Al-Maida ifite aya 120, ubu bari kuri aya 15. Ubu nibwo buryo abamenyi batubwiye bwo kuba wafata aya nta mbaraga nyinshi ukoresheje. Mbere na mbere shaka ahantu hatuje. Numara kubona ahantu hatuje, umwanya ufite umutwe ushobora kuba uri fresh, hanyuma utangira usome. Abamenyi rero batugaragariza ko umuntu kugira ngo afate aya cyangwa se icyo ari cyo cyose ashobora gufata umurongo umwe akawusoma inshuro zigera kuri 21, agasoma areba asubiramo ajya kugera ku nshuro ya 21 aya cyangwa se hadithi yamaze kujya mu mutwe. Hanyuma byamara kusoma noneho agafunga igitabo agasubiramo, bibaye byiza asubiramo inshuro nk'izo 21, kubera ko gusoma usubiramo nibyo bituma ikintu cyicara mu mutwe. Dutanga urugero ku bantu bari gufata aya ya 3 ya suratu As-Sajda. Fungura kuri aya ya 3 aho Allah agira ati ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim am yaquluna iftarah bal huwa al-haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhir من قبلك لعلهم يهتدون. وقصبرمو أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. ugasubiramo iyi ni inshuro 3 nsubiyemo am yaquluna iftarah bal huwa alhaq min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhir min qablika la'allahum yahtadun. Ubisoma inshuro 21. Hanyuma noneho wamara gusoma inshuro 21 biba byamaze kuza mu mutwe, hanyuma ugafunga Qur'ani gatangira am yaquluna iftarah kugeza ku mpera ya aya. Wamara kubikora rero bibaye byiza ushobora gushaka umuntu uzi akakumviriza. Bibaye byiza rero uhera kuri ya aya ya mbere, iya kabiri ndetse n'iya 3 kugira ngo bize kugenda neza. Ku bantu rero bari kudukurikira batangiye iyi gahunda yo guhifazi, rwose nimuhagarike, ndetse n'uyibone iyi video yingi ya 3 nahere nonaha. Hera nonaha uhifaze. Muri aka kanya abantu bari kubara iminsi gusa n'amatariki, ariko wowe gira amahirwe yo kubara aya. Ni ukuvuga ngo buri munsi uwushyiremo aya, umenye ko mu gihe umuntu ari kuvuga ngo ni tariki ya 3 wowe uvuge ngo ni aya ya 3, uri kurushanwa mu byiza no gutegura ubwonko bwawe kujya mu byiza. Ubw'ibyo rero abantu ahantu hagiye hatandukanye bagiye babitangira, nawe rero n'ubure muri ibi byiza. Aho muherereye hose muri kugenda biborohera kuba mwafata aya imwe, ndetse mukareba noneho n'ibisobanuro kugira ngo tubashe gusobanukirwa ibyo turimo turasoma. Nahejo rero kuri aya ya 4. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.